bishitse bikwiriye kubwirwa biyisi isi yabuze ibyiringiro n'amahoro y'umutima. Abantu benshi barihebye bahagaritse umutima, ntabwo bazi gutanga amahoro ari Yesu wababambiwe. Ibirenge bijyanye inkuru y'amahoro birahirwa, kuko ingororano zabo zibitswe iyo mu ijuru. Bazabana n'umwami Yesu hamwe n'abo bakijije, bari mu munezero gusa bibere iyo mu ijuru. Ibirenge bijyanye inkuru y'amahoro birahirwa, kuko ingororano zabo zibitswe iyo mu ijuru. Bazabana n'umwami Yesu hamwe n'abo bakijije, bari mu munezero gusa bibere iyo mu ijuru. Abantu benshi kuri iyi si ntibagitora agatotsi, barara badasinziriye bibaza ku by'ubuzima, uko imiryango yabizabaho babuzi igisubizo cyabyo. Igisubizo nuko Yesu agiye kubirangiza. Ibirenge bijyanye inkuru y'amahoro birahirwa, kuko ingororano zabo zibitswe iyo mu ijuru. Bazabana n'umwami Yesu hamwe n'abo bakijije, bari mu munezero gusa bibere iyo mu ijuru. Ibirenge bijyanye inkuru y'amahoro birahirwa, kuko ingororano zabo zibitswe iyo mu ijuru. Bazabana n'umwami Yesu hamwe n'abo bakijije, bari mu munezero gusa bibere iyo mu ijuru. Zivuga amakuru yuko ibiza byiyongera bigahitana abantu benshi. Inzara iyogoje isi, ubwiyongere bw'abaturage bwongere y'umuvuduko ku butaka buhingwa bushize. None abantu bazarya iki? Hari inkuru ishimishije yuko Yesu ari bugufi kuruhura abababaye babuze iyo bagana. Nawe witangire itama, humuriza abababaye uti Yesu umwami w'amahoro agiye kubirangiza. Hari inkuru ishimishije yuko Yesu ari bugufi kuruhura abababaye babuze iyo bagana. Nawe witangire itama, humuriza abababaye uti Yesu umwami w'amahoro agiye kubirangiza. Nawe witangire itama, humuriza abababaye uti Yesu umwami w'amahoro agiye kubirangiza. Nawe witangire itama, humuriza abababaye uti Yesu umwami w'amahoro agiye kubirangiza.